Nshuti bavandimwe, mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muraho neza. Ikindi ndashima Imana yaturinze, Imana ikomeje kuturinda, Imana ibanye natwe muri ibi bihe bisa nkaho bitoroheye isi yose, ariko muri byose Imana yakomeje kuba Imana, kandi ibihe byose biberaho kutwigisha, bya bihe byiza cyangwa ibihe bikomeye, muri byose tubibona mu Imana. Kandi muri byose uko tubibonye tujye tubitekerezaho, tubaze icyo Imana ishaka kutwigisha. Muri ibi bihe abantu babivugaho byinshi, ariko ni ibihe isi niko imeze, ibihe birahinduranya, ibihe birasimburana, ariko kandi Imana yo ntihinduka. Muri byose tujye dukomeza dutekereze ku ijambo ry'Imana, kandi twumve icyo Imana ishaka kutubwira, kandi turusheho kuyegera. Maze igihe nkurikira inyigisho z'umukozi w'Imana Desire Habyarimana, niwe ufite icyigisho yise ngo kuki dukeneye imbaraga zikubye kabiri muri iki gihe. Muri iki gihe dukeneye imbaraga zikubye kabiri, ariko no mu gihe cyose ibihe byose bijye bitwigisha gushaka imbaraga z'Imana n'icyo Imana itubwira. Reka dusenge, hanyuma dukurikire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho uyu munsi. Imana Data twese uri mu ijuru, mu izina ryiza rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, ndagushimye ko mu bihe byose ukomeza kuba Imana, kandi n'uyu munsi uri Imana, uzahora uri Imana, n'ijambo ryawe ni ukuri. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, Mwuka wera nadufashe kuryumva kandi yadufashe kurikorera, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kubara igice cya 13 umurongo wa 26, turakomeza tugere ku gice cya 14. Kubara igice cya 13 umurongo wa 26, turakomeza. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abayisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani, babwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo. Ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonye Abanaki, Abamaleki batuye mu gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubashe rwose kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo igihugu batase, bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Igice cya 14 umurongo wa 1 turakomezaho. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bari bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu. Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu, kugira ngo tuhicirwe n'inkota
abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Baravuga bati twishyirireho umugabo dusubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubita hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twongere dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 16 umurongo wa 13 tugere ku murongo wa 19. Matayo igice cya 16 umurongo wa 13 tugere ku murongo wa 19. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye nakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi tuzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'ituzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Iyo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira muri iki gitondo cya none. Umutwe w'amagambo dushobora kubita ni ikibazo. Ni ikibazo ngira ngo twibaze twese. Ese birashoboka ko twavuga intero itandukanye n'iriho mu isi yose muri iki gihe cya COVID-19? Birashoboka ko twavuga intero itandukanye twebwe itorero ry'Imana, intero itandukanye n'iyi si yose ivuga? Umunsi umwe hashize imyaka itari mike, twagiranye ikiganiro n'inshuti yanjye yitwaga cyangwa se yitwa Ndaruhutse David. Ubu ari mu bwami bw'Imana. Ni umukozi w'Imana abantu benshi bazi, uwavuze ubutumwa cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura. Yatangije n'itorero hano iwacu mu Rwanda. Yari umukozi w'Imana abantu benshi bemera, nanjye nemera. Wakoreshwaga n'Imana n'imbaraga z'Imana. Umunsi umwe twicaye, akomeza kutubaza amakuru, tumubwira amakuru natwe twumvise. Kuko wabwirwa amakuru n'uwundi muntu cyangwa nk'uko wayasoma mu kinyamakuru. Tumubwira amakuru yo mu karere k'iwacu aho twari dutuye harimo intambara. Adutega amatwi cyane. Hanyuma aratubwira ati, ese aho abo bantu mugira ngo bashobora kugira amahoro n'abo badayimoni muri bo murasukayo? Turamubwira ati, ariko se ni ayahe badayimoni? Aratubwira ngo amagambo twumvise natwe akaba ariyo twatura tuvuga, ngo ni ahubwo arusha intambara gukomera. Uwo mukozi w'Imana mu gihe twabanye nawe, mu gihe namwumvaga, ntabwo yigeraga avuga intero abantu benshi bavuze. Namwigiyeho ibintu byinshi byatumye ntekereza ko tuganira kuri iri jambo. Umuntu ufite umutima utizera n'ururimi rwiwe rwatura ibibi, rwatura cyangwa se ruvuga
ibica intege. Umutima utizera, ururimi rwawo rutizera, narwo rwatura imbaraga za Satani. Cyangwa se mu yandi magambo, Satani n'abadayimoni bashobora kujya inyuma y'urwo rurimi, y'ayo magambo umwana w'umuntu avuga, kugira ngo ashyitse, Satani yuzuze ibyo abana b'abantu bavuga. Amagambo y'ururimi rwacu ararema kandi arubaka cyangwa agasenya. Mu gihe cyose iyo dusomye ijambo ry'Imana, Imana ikurikira ijambo yavuze, Imana ikurikira ijambo yandikishije mu byanditswe byera. Ariko kandi ku rundi ruhande, na Satani nawe, nubwo Satani atamenya ibiri mu mitima yacu, icyo akora, Satani ashobora guteza umuntu gutekereza ibintu bibi, ariko Satani ntashobora kumenya ibiri mu mitima yacu. Ariko ahora ahekereje, ahora yiteguye kumva ibisohoka ku munwa wacu, ibisohoka ku rurimi rwacu, kugira ngo abishyitse. Uyu muntu abyatuye, burya kwatura ikibi ni uguhanura ikibi, kuvuga ikibi ni ugutiza Satani umurindi. Niyo mpamvu Satani nawe ahora ategereje ibyo tuvuga bibi, kugira ngo nabyo Satani abashe kubikoresha. Ntabwo mvuga yuko amagambo, ibintu byose bidushikira mu kuri biba byaturutse ku rurimi rwacu, ariko natwe hari igihe tubigiramo uruhare, aho kugira ngo imitima yacu tuyihe kurema, tuyihe gukomera, tuvuga ibyiza, ahubwo tugatiza Satani n'abadayimoni umurindi wo gusenya. Amagambo y'ururimi rwacu akomeza umuntu umutima w'uyumva, ariko kandi ashobora no gusenya umutima w'uyumva. Abantu benshi b'Imana, intwari z'Imana, abo dusoma muri Bibiliya, bagiye bakoresha ukwizera, umutima wizera, bakatuza akanwa kizera, bagasenya ibihome byinshi cyane. Dawidi, abakristo tuzi nk'intwari y'Imana, nk'umwe mu bantu bakomeye Bibiliya yemera ivuga, muribuka urugamba rwe cyane rukomeye rwa mbere yarwanye n'Abafilisitiya. Yaravuze ati, yabwiye Umufilisitiya ati, unteranye agacumu n'uducumu, ariko njye nguteye mu izina ry'Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Dawidi kubwo kugira umutima wizera, yatura n'ibikurikiraho Umufilisitiya ari bubone, kandi kuko yari abyizeye, abibwira Umufilisitiya bitaraba. Abibwira Umufilisitiya, aramubwira ngo uyu munsi abantu bose baramenya ko muri Isirayeli hari Imana. Kandi koko abantu bose bamenye ko muri Isirayeli hari Imana. Imana yumva, yari yahaye Dawidi imbaraga, ireba umutima wayo wiwe wizera, ireba n'ururimi rwe rwizera, ikurikira ijambo ryayo. Kandi koko uwo munsi abantu bose bamenya ko muri Isirayeli hari mu Imana. Abandi benshi bagiye basenya ibihome bikomeye kubera amagambo bumvise, akaba ari mu mutima. Ku ruhande rumwe akaba ari mu mutima, ariko ku rundi ruhande agasenya ibindi bihome bigomba gusenyuka. Urugero ndashobora gutanga ni urugero rw'umukozi w'Imana, umucamanza witwa Gideyoni. Mu gice cya 7 mu gitabo cy'abacamanza, dusoma ko Imana imaze guhamagara Gideyoni ngo abe umukiza w'Abisirayeli. Urugamba rwa mbere yarwanye n'Abamidiyani. Mbere y'uko ajya ku rugamba, habaye ikiganiro kirekire, muzasoma icyo gice mwitonze, igice cya 7 mu gitabo cy'abacamanza. Imana yaganiriye na Gideyoni, imwemeza uburyo ari umunyembaraga, kandi Gideyoni ntiyazibonagamo. Imana igera naho imubwira ngo jyana n'aba ku rugamba, urababwirwa n'iki kimenyetso abo mujyana ku rugamba, nubwo ari bake ariko ndaguha kunesha Abamidiyani. Gideyoni yarabyemeye koko, ariko nusoma icyo gice urasanga ko Gideyoni asa nubwo yarabyemeye, ariko mu mutima wiwe harimo ubwoba. Yari umuntu ntajya agura ubwoba, mu mutima we harimo ubwoba, kuko Imana irareba igera mu mutima wa Gideyoni, ibona ko afite ubwoba. Mu ijambo ry'Imana muri icyo gice hari aho dusoma ngo ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba utinya, kandi niba ufite ubwoba,
niba utinya kumanuka jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga uhereko ugira imbaraga. Umva ijambo ry'Imana ngo mwumve ibyo bavuga uhereko ugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Gideyoni koko yari afite ubwoba, ikitwemeza ni iki ngiki. Nawe Imana yari imubaje ngo niba ufite ubwoba koko nawe agiye kumanuka, amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'abamaleki n'ab'iburasirazuba bari baraye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, uko ni ku ijambo ry'Imana ritubwira, n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja. Umurongo wa 13 kuvuga ngo nuko Gideyoni agezeyo, umwumwe bya jambo imbaraga z'amagambo tuvuga. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi, mbona irobe rya Sayiri ritembagara mu kirorero cy'Abamidiyani, ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigarama. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisirayeli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Gideyoni kumva amagambo y'uwo muntu byamuteye imbaraga, ariko ku rundi ruhande ayo magambo, izo nzozi n'uburyo zisobanuwe, Gideyoni arazumva, arazikurikira, zimuha imbaraga, ziyakunesha Abisirayeli. Ariko kandi Abamidiyani nabo babyumvise ko hari ubuhanuzi, ko hari ijambo ryavuzwe kugira ngo ryerekana gusenyuka kwabo, nabo ryaca intege. Amagambo yacu niyo mpamvu mvuga ngo no mu bihe bikomeye no mu bihe byoroshye, igihe cyose amagambo yacu adufasha kubaka, adufasha kurema, adufasha gukomera, ariko adufasha no gusenyuka. Niko bimeze, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nibajije niba uyu munsi muri iki gihe amahanga yose avuga ko iki cyorezo gikomeye, kandi koko kirakomeye, ntawavuga ngo kiroroshe. Amahanga natwe Abakristo, ese umukristo we yavuga iki? Yavuga ko bizakomeza gutya? Yakwatura iki? Ese ashobora kuvuga iki ijambo ry'Imana rivuga, cyangwa yavuga ibi? Ashobora kuvuga icyo yasomye mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana hari tubwira ngo Yesu wenyine niko yatubwiye, niko abwira itorero, aravuga ngo kandi ngo icyo muzasaba cyose. Kandi ziko Abakristo turimo turasenga, Abakristo ku isi yose turapfukamye. Abakristo yewe n'umukristo wasengaga buke ubu ngubu barasenga, amwe barasenga, yewe ngira ngo n'utarasengaga nawe arasenga. Njye bibona ku mateleviziyo mu bihugu byinshi, bamwe bajya no mu mihanda, ariko kandi natwe aho turi turasenga. Ese dushobora kwizera ko Imana yumva tukatura icyo Bibiliya ivuga, cyangwa dukomeza natwe kuvuga ibyo twumva ahandi? Kuko biratubwira ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Bikongera ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Bikongera ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Ese hagati muri iyi COVID, hagati muri ibi bihe bikomeye, yewe hagati no muri iyi mvura nayo iza kongera ibiza ku bindi, ese dushobora kwizera ngo itorero ry'Imana rihagaze, turi babiri, turi batatu, ndetse tureze batatu, turi mu bumwe bw'Imana? Ese dushobora kwizera ngo Imana iri kumwe natwe, tukizera ko ejo ari heza? Cyangwa dushobora kwatura ngo ejo ni habi, haragoye, ni ibyago, ni ibihano by'Imana? Niki twizera hagati aho ngaho? Igisubizo turagifite twebwe itorero. Ushobora kwatura neza cyangwa guhanura neza atari uko ubona ibyiza imbere yawe. Ushobora kuvuga ibyiza atari uko ubona ibyiza imbere yawe, cyangwa atari uko urimo guca mu byiza gusa, ukubona bibi ariko ukavuga ibyiza, ugaca mu bibi ariko ukavuga ibyiza. Ushobora kwatura neza kandi ubona iby'abandi, ubona
ubona neza ibyo abandi babona bigoye, ukatura insinzi atari ku bwawe ahubwo ari ku bw'Imana. Ku mubiri ubona watsinzwe, ariko ku bw'Imana ikurimo igutuyemo, wizera ukavuga ngo ku bw'Imana intuyemo ndavuga ibyiza, atari ukubona ko byoroshye. Ngaruke kandi nkuko nari nabivuze haruguru ku nkuru ivugwa, kuko uyu munsi ntabwo twayereka kuyivuga, isi yose irayivuga, amaradiyo arabivuga, abanyamakuru barayivuga, natwe turabivuga, turanayibona. Ngaruke kuri iyo nkuru twavugaga y'iki cyorezo kiriho cya coronavirus. Mu minsi ishize ubwo abantu twari tukiri mu rugo, muri gahunda yo kuguma mu rugo, nakurikiye icyegeranyo cya Ismail Mwanafunzi yakoze avuga ibintu byinshi, kandi numvise biramutse bibaye byaba biteye ubwoba. Ubwo yavugaga ko abantu bose baramutse habaye ikibazo wenda bakibera mu rugo gusa, bakibera mu rugo igihe kinini kitazwi, kinini cyane. Avuga ko ni imihanda isi yakwisubiza uko yari imeze. Hari imihanda n'amabeto, naho hamera ibigunda byarenga n'aya mazu maremare y'imiturirwa. Aravuga ati ndetse n'amazu menshi n'urumuri rw'amashanyarazi ntarwaba rukirimo, kuko nyine birumvikana abantu batarimo basohoka se ngo baje kubikora, n'urumuri rwabura duhabwa n'amashanyarazi, ibikoko byaza bikayaturamo, byaba bifite imbaraga, ngo abantu bibereye mu mazu. Ndabikurikiye numva ibyo bintu biramutse bibaye, ngira ngo n'ubuzima bwabo bwahagaze. Ariko mu kuri icyo nzi, ibyo bihe ntibizaba. Muhumure, ibyo bihe ntibizaba. Imana yacu iri ku ngoma, Imana yacu irinze itorero ryayo, Imana yacu irinze isi ni iyayo. Nubwo isi, aha ndashaka kubwira abakristo benshi nagiye mbumva bavuga ngo ibi bihe turimo ngo bishobora kuba ari ibihano by'Imana. Nta bihano by'Imana, gusa muri byose kuko natangije bivuga, muri byose ibihe birahinduranya, imvura ikagwa, ibihe birahinduranya, izuba rikaba ryinshi, rimwe na rimwe ari twebwe abantu twabigizemo uruhare, ibyago by'indwara bishobora kuza, amateka aragenda yihinduranya. Niyo mpamvu uvuga ngo yego ni ibihe bidasanzwe, turi mu bihe bidasanzwe, ariko tudashobora kuvuga ngo Imana niyo iri inyuma yabyo. Ntabwo Imana iri inyuma y'ibi bintu, ahubwo dushobora kuvuga ngo ni umwanzi uri inyuma y'ibi bintu. Kuko isi nubwo igaragara ngaho mu kuri iri mu byaha, bishobora kuvuga none ko bishobora kuba birenze iby'igihe cy'isodomu n'igihe cy'igomora cyangwa igihe cya Nowa, ariko Yesu yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Isi ni iy'Imana, imisozi ni iy'Imana, imigezi ni iy'Imana, ibyaremwe byose ni iby'Imana, abantu bose ni ab'Imana. Imana ifite isi mu biganza byayo, kandi Imana mu kuri, Imana nibona igihe kigeze yagennye yo yonyine izabicamo byose, ize ijyana itorero ryayo. Imana yacu ifite imbaraga ziruta ibyago byose bitera iyi si turimo. Ibihe nk'ibi ni ibyo gukangura, biriho kugira ngo bikangure imitima yacu, kugira ngo tureke kwishingikiriza ku mbaraga zacu, ahubwo twishingikirize ku Mana. Imana yonyine iyo ifite ubushobozi bwose, no mu bikomeye tugakomeza tukayiringira, kandi tukavuga ugukomera kwayo no kugira neza kwayo, tugategereza gutabarwa twihanganye, tuvuga ibyiza bitaturutseho ariko biturutse ku mutima uri mu Imana. Imana yacu n'ukuri ifite imbaraga. Muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 25 kugera ku murongo wa 28 haravuga ngo nuko rero mwangereranya nande? Ese Imana yacu tuyigereranya nande? Twahwana nande? Niko Uwera abaza ngo nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ngo ninde waremye biriya? Nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya?
agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina, kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha. Nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nta na kimwe kibasha kuzimira. Yewe muri biriya byose byaremwe nta na kimwe kibasha kuzimira. Yewe Yakobo wa Isirayeli, niki gituma wiganyira uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwawe ntiburondoreka. Niha intege abarambiwe kandi utibashije, imwongereramo imbaraga. No muri ibi bihe nicyo tugomeza gusaba ngo Mana, muri ibi bihe duhe kuvuga ibyo ushaka, duhe umutima wizera, ariko twongere n'imbaraga, tureke gucika intege muri iki gihe cya none. Niba ukeneye kumva imbaraga z'amagambo tuvuga, wongere wibuke cya gice twasomye cyo mu Kubara. Wibuka Abisirayeli igihe bari mu butayu bwa Parani. Imana icyo gihe ibwira Mose ngo nafate abantu b'abatware abakure mu miryango y'Abisirayeli yose ko ari 12, kandi abo bantu bari abatware, ariko kandi bari intwari. Ntabwo bari abantu basanzwe, bari abantu b'intwari. Mose aragenda koko akora ibyo Imana yamubwiye, afata buri muryango wose awukora mu intwari imwe, umuyobozi w'umuryango, iriya miryango yose 12 y'Abisirayeli arabatuma baje gutata igihugu cy'i Kanani. Umva neza muvandimwe, nta jambo dusoma ribi bariya abagabo bavugiye mu rugendo bagezemo iminsi 40. Urugendo icyo Mose yabatumye baragiye baragikora pe. Ngo Mose yarababwiye ngo mugende mushyire ubwoba, muzane ku mbuto z'icyo gihugu. Koko bageze mu gikombe cya Eshikoli, batemayo ishami ririho iseri rimwe ry'inzabibu. Abantu 2 bariheka ku giti, kandi bazana ku makomamanga no ku mbuto z'imitini. Ongera wumve muvandimwe, igihe bamaze cyari kinini pe. Bibiliya yatubwira ngo bamazeho iminsi 40. Bamaze gutata igihugu, bagaruka hashize iminsi 40. Mugira ngo buri iyi minsi 40 iroroshye kuyimara uri mu kaga, uri ahantu hakomeye? Bibiliya itubwira abantu dushobora kubarira ku ntoki. Ni abantu bakeya cyane bagiye bavugwa bamaze iminsi 40 mu butayu bonyine: Mose, Eliya, Yesu. Ariko n'abariya abantu 12 bari intwari, bakoze iby'ubutwari, baragenda. Mu ntangiriro bari intwari, bamarayo iminsi 40 barimo baratata icyo gihugu, baragaruka. Bibiliya ntabwo igitubwira niba icyo gihe bari bariyo baraganiraga hagati yabo bakavuga ngo nyamara ntitukaze igihari. Ariko icyo tureba no twumvise nuko igihe bagarukaga bagarutse amahoro. Umva, ahatangiriye ibibazo n'ahangaha ni muri raporo batanga, niho hatangiriye ibibazo. Ni mu magambo, ni mu nkuru bagiye kuvuga, bagiye gusubiramo. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Ngo batekereza Mose bati twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko nicyo amata n'ubuki. Bavuga uko kiri, ni ukuri koko nicyo amata n'ubuki, kandi koko cyari icy'amata n'ubuki. Ngo ngizi n'imbuto zacu. Ijambo rimwe ritangira ribi ni iri ngiri, ni uko bavuze ngo ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi twabonyeyo Abanaki n'abandi. Raporo yo guca intege, raporo yatumye iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, niyo batanze. Abantu bakesha, Bibiliya yatubwira ngo bakesha iryo joro ryose, ngo barira bose, ngo bitotombera Mose na Aroni. Kubera iki? Kubera raporo.
iteraniro ryose ngo ririra, ndetse ayo magambo yabo atuma Imana ibahana n'abandi bose babafashije kurara barira. Koko kwatura kwabo kubi n'ababafashije kurira no kwitotombera Mose na Aroni bose baguye mu butayu. Ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare wabo 12 bagiye gutata icyo gihugu. Babonye ubwo buhangange bw'Abanaki n'abandi bari batuye muri icyo gihugu. Babonye uko gukomera kwabo, babonye ko mu kuri ari igihugu gikomeye, gifite inkike zikomeye. Kalebu na Yosuwa bari babibonye, kuko nabo barahagurutse baravuga bati ibyo koko, ariko ngo igihugu twaciyemo tugitata ngo ni cyiza cyane. Haleluya! Uwo ni Kalebu na Yosuwa, ngo ni cyiza cyane. Bashiraho ijambo ryiza ngo niba Uwiteka twishimira. Amen. Niba Uwiteka twishimira ngo azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ni igihugu cy'amata n'ubuki. Njyewe numva ko mukuri ntabwo bavuze ngo dufite imbaraga zo kubatsinda twenyine, ariko baravuga ngo niba Uwiteka twishimira, niwe uzatujyana hagati muri abo bantu bakomeye, ibihangange, barebare, b'Abanaki, bakomoka ku bantu barebare. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo bo baravuga ngo igihugu twabonye ni cyiza, ni icy'amata n'ubuki. Niba Uwiteka gusa twishimira, azatujyana atugeze muri icyo gihugu. Ngicyo abakristo twagombye gushaka uburyo Uwiteka Imana akomeza kutwishimira. Uwiteka twishimira atugezaho ashaka kutugeza. Ikibi cy'abakristo, ikibi cy'abantu ni ukurwanya Imana, ni ukurwanya ubushake bw'Imana. Ariko Imana yo iracyafite imbaraga zo kuducisha muri ibi bihe bikomeye, ariko ikatugeza aheza yaduteguriye, kuko ifite imbaraga. Koko abo bagabo bombi bari babonye ibyo abandi babonye, ariko kwizera kwabo bakwatuza ururimi rwizera. Imana ibagororera kubageza mu gihugu bonyine mu bavuye muri Egiputa ari bakuru. Umutima udafite kwizera ukatuza ururimi rubi rurasenya kandi rurica. Yakobo, iyo dusomye muri Yakobo igice cya 3, haratubwira ngo ururimi ngo ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Ururimi ni umuriro, uruyemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rushobora gusenya, rushobora gutwika isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu ngo nirwo rwonona umubiri wose, ngo rukongeza kamere yacu yose, ngo narwo rukongezwa na Gehinomu. Ngo ni ububi, ururimi ni ububi budatuza, ngo rwuzuye ubusagwe bwica. Yakobo nubwo atubwira uburyo tugomba gufata ururimi rwacu rukaducumuza, ariko kandi mu yandi magambo abarimo aratubwira ngo ururimi rwacu rushobora kudufasha kubaka, rushobora kudufasha gusenya, rushobora kudufasha kubana neza, rushobora kudufasha kujya imbere, rushobora kudufasha no gupfa. Ururimi rwacu rwabikora, kuko n'ubusagwe n'umuriro ngo guzuye ubusagwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. None se bavandimwe, birashoboka ko ururimi rwacu rwavuga ibyiza byose, rwavuga ibyiza byo kwizera, kandi tubona ukuri, tukabona ukuri ko bikomeye, ariko ururimi rukavuga ibyiza bitandukanye n'ibyo amaso yacu areba? Itorero rya Kristo rishobora kuvuga, guhanura ibyiza by'ejo, kandi riri muri situation, riri mu bihe nk'ibi bikomeye. Itorero ryabishobora, itorero ryabikora. Ukuri kugaragarira amaso nuko ibihe bitoroshye, ukuri kugaragarira amatwi nuko ibihe bitworoshye. Ariko se none itorero ry'Imana, abakristo twebwe bene data, dushobora guhagarara tukavuga ngo ejo ni heza, dushobora kuvuga ngo turiho, cyangwa dushobora kuvuga ngo unuko ntawabimenya, ubuzima bw'isi, itorero, ibihugu byararangiye. Niki dushobora kuvuga? Bavandimwe, yego itorero ryabishobora riramutse
itorero ndavuga imvuze itorero mvuze twebwe abakristo. Itorero riramutse ryibutse icyo rimariye isi, itorero riramutse ryibutse urituyemo uririmo, riramutse ryibutse ko ijambo ry'Imana riri mu mitima yacu, ribasha kuvuga ejo uko riheza. Mu kuri turi abanyantege nke ndetse n'abanyabwoba, turi abanyantege nkeya nubwo turi abakristo, turi abanyantege nke, turi n'abanyabwoba ndetse turi n'abanyabyaha. Ariko kwatura neza ibyo Mwuka w'Imana aduhishurira, kuko amagambo yacu yagombye kubiteka ari amagambo ava ku Mwuka w'Imana utuye muri twebwe, uduhishurira ibya Kristo bikadukomeza bigakomeza n'abandi. Si amagambo ava mu bwenge, amagambo ava mu bwenge hari igihe yashira, si amagambo ava mu ntege z'umubiri, hari igihe yana umubiri unanirwa. Ariko twebwe twatura amagambo ava mu Mwuka w'Imana utuye muri twe. Kandi Mwuka w'Imana nusoma ijambo ry'Imana nta na hamwe Mwuka w'Imana aravuga yananiwe, nta na rimwe uzasoma ijambo ry'Imana rikubwira ngo Imana irananiwe, Mwuka w'Imana arananiwe. Ahubwo aho intege nkeya zacu, aho intege zinaniriwe zacu, mu kuri Imana aho ngaho irakomeza. No mu mwijima niko ijambo ry'Imana tujya turirimba ngo no mu mwijima wo mu nzira, mu gitabo cy'agakiza igice cya 10 indirimbo ya 15, ngo no mu mwijima wo mu nzira tuzagumana ukwizera, no mu mwijima wo mu nzira tuzagumana ukwizera. Kandi umutima wizeye watura kwizera, ni ibintu bibiri bidahuye. Ntabwo umutima waba wizeye ngo ururimi ruvuge kutizera. Ururimi ibisohoka mu kanwa kwacu biba byavuye mu mutima. Iyo twizeye ububasha, ubutware, ukunesha kw'Imana, mu kuri turabivuga. Dushobora no kubivuga tunarwaye, dushobora no kubivuga no mu gihe gikomeye, dushobora no kubivuga byose turimo turabona bigenda y'umwijima. Ariko ntitubivuge ku bwacu, tukabivuga ku bw'Imana ituye muri twebwe. Ibuka Petero wari umwigishwa wa Yesu, nawe kandi w'umunyantege nke, uko yahamije Yesu. Umunsi umwe Yesu yagiye mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo. Yesu yarazi ibyo abigishwa bavuga, yarazi n'ibyo abantu bavuga. Abaza abigishwa be ngo ariko abana ng'umwana, abaza abigishwa be bati ngo abantu ngo bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Abigishwa baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Eliya, abandi bagira bati uri Yeremiya, ngo cyangwa uri umwe wo mu bahanuzi. Yesu arababwira ati yego ibyo ni iby'abantu, ariko se mwebwe noneho tubana umunsi ku wundi, mwebwe mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Haleluya. Simoni Petero, wa muntu wenda ngiye kuvuga mu kanya gato, aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ururimi rwe rubasha kuvuga icyo Kristo ari cyo. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni, Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Ntabwo ari umubiri mukuri n'amaraso byari bihishuriye Simoni, kuko natwe ntabwo ari umubiri n'amaraso bibasha kudufasha kubaka. Ntabwo ari umubiri n'amaraso gusa, ahubwo ni Data wo mu ijuru utuye muri twebwe. Aramubwira ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi zubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Zubaka itorero kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Zaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Simoni Petero, wa wundi watuye Imana yamubwira ngo uri Simoni, uri Petero, nanjye nzubaka itorero ryawe. Icyo uzahambira, icyo uzavuga uhambira mu isi, ngo kizaba gihambiriwe no mu ijuru. Icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Iri torero reka ryite itorero rya Petero, itorero rya Kristo yubatse kuri, avuga ngo kuri ngo nawe zitwa Petero, zubaka itorero ryanje kuri uru rutare. Ni itorero
ryihishe mu rutare. N'itorero urwo rutare ari we Yesu Kristo, ntabwo ari itorero rivuga icyo abandi bavugaga. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe baravuga ngo uri Eliya, abandi bakavuga ngo uri Yeremiya, abandi bakavuga ngo uri umwe mu bahanuzi. Ariko mwebwe, ati twebweho tuvuga ibitandukanye n'ibyo abantu bavuga ku bubasha bw'Imana, n'ibyo abantu bavuga ku Mana. Ntituvuga ibyo abantu bavuga, ahubwo tuvuga ibyo duhishuriwe n'Imana. Icyaduha ngo Imana, turi mu muhanda, turi mu benshi, turi muri bakeya, dukomeze tugire uwo mutima uhishurirwa. Petero, Yesu Kristo, iryo torero ni itorero ryihishe mu rutare arirwo Yesu Kristo. Ntabwo ari itorero rivuga icyo abandi bavuze, ahubwo ni itorero ryubatse mu guhamya no kwatura ibya Kristo. Ariko uyu Petero, nagira ngo ahangaha naho tubatekerezaho buke. Uyu Petero Yesu abwira ko azubakaho itorero, niwe tubona wagiye agira intege nke cyane mu bandi bigishwa. Nimwibuke uko yari ameze Simoni Petero. Niwe mu ijoro bagambaniyemo umwami Yesu. Yari ihanganye aragenda aramukurikira, ariko atinya ijwi ry'umuja. Aramubwira ati ariko nawe wari uri kumwe na Yesu n'abariya. Aramubwira ati njyewe uriya ntabwo muzi. Aramwihakana. Yari umunyantege nke, yihakanye Yesu. Ni ibintu byinshi tugenda tubonamo Petero ko yari umunyantege nkeya. Uribuka umunsi umwe yigeze kubona Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja, aramubwira ati mwami niba ari wowe ntegeka naje nze. Yesu aramubwira ngo ngwino. Petero aragenda atangira kugendesha amaguru hejuru y'amazi, ariko arareba agira ubwoba, aja kurengerwa, arataka ngo Yesu fata ukuboko ndarengewe. Yesu aramufata ukuboko, ariko yaragize kwizera guke. Mwibuke uyu Petero niwe wigeze no kuvuga amagambo mabi. Abwira Yesu ati tureke kujiye tuzarimo batazagufata. Yesu aramuhindukirana aramubwira ngo mve inyuma Satani. Umumva ku rutare rukomeye Yesu azubakaho itorero, ariko kandi niwe munyantege nkeya. Ibi mbivugiye iki? Mbivuze ko uguhamya kwa Petero ntikwavuye yuko atari umunyantege nkeya. Yari umunyantege nke. Itorero natwe turi abanyantege nke. Ntitwavuga ngo dushoboye byose, ntitwavuga ngo dufite imbaraga zikomeye. Itorero rifite imbaraga atari ku bw'abantu, ahubwo ari ku bw'Imana. Rero bavandimwe, nubwo Yesu abwira Petero ayo magambo, ariko kandi iri torero rikiri hano kuri iyi si, risanga iyi ntege nke, riri mu ntege nke, rishobora abana b'abantu dushobora kugera no mu ntege nkeya, kuko tukiri no muri uyu mubiri. Kwatura ibyiza mu gihe kigoye ntibisaba ko tuba abantu b'ibitangaza, ntidusaba ko tuba abantu badasanzwe, nta nubwo tuzaba abantu b'ibitangaza. Imana yonyine niyo gitangaza. Nta nubwo bisaba ko tuba abantu badasanzwe biyumvamo ko bafite imbaraga zidasanzwe. Oya, imbaraga dufite, kuko ijambo ry'Imana ryabwiye Gideyoni twatangiriyeho ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Icyo Imana idusaba no mu ntege nkeya nka ziriya za Petero, ariko yari asangiye kuvuga ibyiza no kwatura ibyiza. Kwatura ibyiza mu gihe kigoye, mu kuri ntibisaba ko tubitangaza, ahubwo birasaba gusa ko tumenya Kristo uri muri twebwe. Ntituvuge ibya Satani ushobora kudubesha, ahubwo tukavuga ibya Kristo uri muri twebwe. Kristo utananirwa, Kristo ushobora byose, Kristo uri mu bihe byose, Kristo uri mu gihe cy'umwijima no mu gihe no mu gihe cyiza, Kristo uri mu gihe turi bazima cyangwa turwaye. Kristo wacu ahora witeka byose. Rero kuvuga ibyiza ni ukuvuga ibya Yesu. Nimureke ari we duhamya, nimureke niwe uzakora ibitangaza. N'ukuri igihe nikigera yishyiriyeho hamwe no kwatura kwacu no kuvuga iby'Imana. Kristo arahari kandi azanesha, azakuneshereza. Ntabwo mbivugira gusa ibiturimo, ariko ndabivugira na situation naho waba uri mu bihurimo byose ubona bikugoye. Gerageza kuvuga ibya Kristo turimo, gerageza kumwizera. Niba Yesu akwishimira,
azakugeza ku byo uvuga byiza, ariko wirinde kandi wihane kuvuga ibibi bibabaza Mwuka Wera, kuko ntibiba biturutse kuri Mwuka Wera. Tuba abantu bavuga ibyiza, batura ibyiza, kandi tuvuga ngo kubw'izina ry'Imana ibi bizashoboka. Imana ibaho umugisha cyane. Ndakomeza kubifuriza intsinzi yo mu buryo bwose bwo mu mwuka. Ndakomeza kubifuriza amahoro y'Imana, kandi n'ukuri turi kumwe n'Imana, haba ijoro haba amanywa. Ndi kumwe namwe, dore ndi kumwe namwe uhereye none ukageza iteka ryose, ukageza ku mperuka y'isi. Uko niko Umwami Yesu Kristo atubwira. Amen. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, uri Imana ivuga kandi igashyitsa ibyo yavuze. Ntabwo ujya unanirwa, twebwe tujya tunanirwa rimwe na rimwe, Mwami Imana, ndetse tukavuga ibyo tutabwiwe nawe. Wadushizemo ibyiza, dufashe Mwami Imana, dukomeze tuvuge ibyo ushaka ko tuvuga. Aho ubona ko tugucumuraho tubabarire. Ukomeze kurengera abantu bose, ukomeze Mwami Imana kuturwanirira, kandi ukomeze kwizera kwacu kudahungabana. Utugirire neza Mana, ufashe abantu bose kandi ubagirire neza. Kandi Data twese uri mu ijuru, waranesheje, natwe duhe kunesha. Icyubahiro ni icyawe uhereye none Mana, ukaba iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.